Bana yanjye we ntushobora kumva uburyo nishimye. Aho somwa wabuzwa n'iki kwishima. Ubu ni iki umuntu atashimira Imana kubyo yagiye kure. Karim, ni ukuri ko Imana iyo ataba wowe ndakubwiza ukuri ntabwo mba meze gutya. Hari igihe nyine nanjye mbasubiza amaso inyuma nkumva uwanteza imbaraga nahobera Imana nuko idafatika. Kuko gusa nyine wenda tureke kujya mu bintu byinshi, ndagushimira cyane kubwo kwitanga kwawe, kubwo kumfasha buri kimwe, kubwo kwirengagiza nyine ko ibyo uri gukora nta nyungu bifitemo ukamba hafi. Mbese mu by'ukuri ubu ndumva ameze neza, nta kibazo na kimwe mfite. Ndagushimiye pe. erega umwana kugufasha ni nko kwifasha, kandi ikindi ujye wibuka ko uri umukazana wanjye nubwo birasa ntabyaza ahubwo rero kuba narabikoze biriya byose byari biri mu nshingano zanjye nk'umubyeyi, kurwanirira umwana we no kurwanirira umukazana. rero urumva nta mpamvu yo kunshimira. ahubwo ari ikintu njya nibaza, byagenze gute ku buryo nyine wisanga dufunganye hamwe? Byagenze gute kugeza na n'ubu ntabwo ndabisobanukirwa ikintu cyabaye. Umwana ni inkuru ndende, ni inkuru ndende kuko naje ahangaha nza ntanabahamagaye. ngeze ahangaha ntungurwa no gusanga birasa nyine yarabaye kuriya. ntabwo ko mana yanjye njye nari narumiwe, uzi ko nirirwaga ndira. noneho mu gihe cyo nari nkiri gushaka kumenya icyo birasa yabaye, sinzi ukuntu byagenze, sinzi umuntu wankubise ikintu mu mutwe. nongeye kwisanga nsanga turi hariya nyine aho twari ariko mana yanjye bari abantu ni abagome mana yanjye. vuga ngo ni abatindi, kuko byibura n'ubugome bugira aho bugarukira. ako buriya Domino hari ibintu byinshi yirengagiza. buriya Domino ureba kuriya ntabwo afite Latifa gusa, afite undi mwana uba hanze w'umuhungu mukuru kuri Latifa, ariko amakuru mfite ni uko yabyaye n'undi mwana inyuma ya Latifa. Kuki? Domino ubugome agira ntabwo abukorera ba rubanda gusa. uwo mwana asabaye? nibyo nari kukubwira nyine ngo ni inkuru ndende. buriya impamvu wabonaga ntaheruka kuza ahangaha, nari maze iminsi naragiye ahantu gushakayo amakuru ya Domino. gusa naje kumenya ko ngo yabyaye uwo mwana nyine, ubwo ni nkaho nabyita niba murumuna wa Latifa, niba yaba ari murumuna we, niba yaba ari musaza we muto, simbizi kuko ntabwo nigeze mbaza niba uwo mwana ari umukobwa cyangwa umuhungu. ngo amaze kumubyara yamutaye muri wese. Shakara ngaho ndebera ukuntu mama ameze n'ukuri. si nk'ibi n'ibiki kuko mana yanjye, nawe ndebera nyine ubu kuko nk'ubu mama byamugendekeye bite kugira ngo amere kuriya ko akora ati naho uratinyuka ngo byamugendekeye bite? ubu se narakubwiye ibintu mukora mubona byabagwa amahoro koko? nyine ni igiki mama yakoze ku buryo yaba umusazi? ngo ni igiki yakoze? ahubwo si icyo atakoze ni igiki kugira ngo abe umusazi? ko nawe ahubwo mwakabaye kuba mwicaranye hariya ko ntazi impamvu wasigaye. ndebera noneho ibintu ari gutora, ndebera ibintu arimo kurya Mana. nta kindi twakora Latifa, uragira ngo dukore iki? Lati cyakoze Mana, kuri ubu ngubu nibwo ndi kumva uburemere bw'ibintu twagiye dukora pe. niba umuntu ashobora gukora ubugome bukamugaruka kuriya, ndaha Imana ishobora byose nta nubwo nzongera. Lati ubu se noneho uriyizi urafashe ra? iriya somo noneho rirakwigishije ko nzi ko nta kintu kijya gipfa kuguhindura. ndebera iyo agiye n'ukuri. Lati narakubwiye ngo nta kintu ushobora gukora kibi ngo kibure kukugaruka. ni wowe wirirwa kubwira babirasanga Imana ngo ntiyibumva, ngo ubu se ngo Imana ngo irenge ikoze iki? ngaho ndebera mwebwe ibyo bakoreye. ndebera umuntu w'umubyeyi ungana kuri ibintu bimubayeho kubera mwebwe kandi
Kose none subukira Imana ntigira nimwe nta nubwo yamubabarira koko. Mwese ko mutazigira. Niko mutazigira ni gute mwebwe Imana yazibagirira. Ahubwo wowe yarazikugiriye sinzi impamvu wasigaye. None nanjye wifuza ko mera kuri. Ati nge sinabikwifuriza ariko mwebwe kubera ubugome mu mukorera abantu munabifuriza ko ari bamera kuriya. Mwakabaye namwe nyine mwakagiye mubona isomo. Ndebera kweli. None subukira dukomeze tumwirukaho turebe ko basi ko twamufata. Ndananiwe reba ahantu tumuturukanye ndebera ubuse turakomeza tumwirukaho kugeza rya. Ese ubundi tumufashe bwo twamukorera iki? Twamujyana kwa muganga wenda tukamujyana Indera bakaba bamuvura byibura. Ese ubu twamushobora umuntu ngana kuri turamwikorera cyangwa baramuroze. Nta kumuroga ati nta kumuroga. Nese urambwira ko buri ari ibintu byizanye kuriya gusa agahita asara koko. Ariko birarenze. Reba ibintu arimo kurya nuko wagira ngo wivugwa gutyo ntabwo birenze ibyo mwakoze rega Latifa nawe uje wibuka ibyo mukora. Birasa we mwamugize gute? Mana yanjye. Ariko kubw'amahirwe ise wa ubyara uwo mwana ngo yaje kumukuramo ari muzima. Ariko mana yanjye kanakomera. Ako se uzi ko njya ntekereza ko Domina ashobora kuba wenda yarahinduwe ubuzima wenda bwaramuyobeye nyina rukuntu umuntu aca mu buzima bukamururira agahinduka. Ariko mba numva Domina ubugome bwe ari ubwa kera. Umuntu akabyara umwana akamujugunya muri wese ari uwe. Domina ubugome bwe ntabwo nanabwita ubwa kera. Ahubwo Domina ubugome bwe yarabuvukanye. Kuko Domina kuva mu bukumi bwe kuko natangiye kumenya ubwenge Domina ari inkumi nkuru. Muza ari umugore. None se reka nkubaze Karine. Umwana ajugunye muri wese yabayeho yarapfuye. Umwana ngo yajugunye muri wese yabayeho. Ariko Imana ni nziza wa mubyeyi we. Koko ukuntu amakuru nayabwiwe uwo mwana arahari nuko umumama wari uri kubimbwira nawe wumvaga nyine ni za nkuru zo mu cyaro umuntu avuga asimbuka ariko uwo mwana arahari. Kandi dise wasanga umwana atazi ukuntu nyina ari umugome. Cyangwa ugasanga Domina atazi ko umwana we akiriho akumva ko yapfuye. Ahubwo ubu ngubu ikizamini ngiye gukurikizaho. Ubwo ibyangambo nabisa nkaho bitangiye kujya mu oya Karimbabarira ntumbwire ngo ugiye kunsiga mbabarira niba ari ibihe mfite numva nezerewe kugeza ubu. Ni ibihe ndi kumva ndi kumwe nawe. Ntabwo nge nawe twaguma. Urabona Mana yanjye nsigaye nshima Imana nsigaye numva kana gatina mu nda. Urabona noneho dondo umubyeyi biragaragara noneho ko nwite. Ariko shabaruzi n'abagome uzi gutwita inda ntiva hirya. Domina Karimbabara ntuzava. Umwana ntabwo nakwizeza ko ntazava hano. Wenda ndaba ndi kumwe nawe iminsi mike ariko ngomba kugenda. Kuko na mbere yuko nzanga ni wanjye ntibyari byoroshye. Gakire yabanje kujya mfungirana. Intambara itoroshye. Cyari bimeze ute? Urumva rero yasure. Ngiye kumaranga byibura umunsi umwe cyangwa ibiri. Ubundi nsubire mu rugo. Cyane ko mfite n'umuntu urwaye uri kwa muganga kandi ntabashije kubona ukuntu ngerayo kubera ibintu byahise bimbaho. Ukuvuga ngo uwo mugabo wabyaranye na Domina nari namutumijeho kugira aze i Kigali. Waranamumenye? Nari nsanzwe muzi kuva kera mu bwana. Rero ngo ageze i Kigali yakoze impanuka. Ariko kuva bamujyana kwa muganga Gakire yahise amfungirana mu nzu. Amfunguye numva umutima umatirije kuhita mbanza kuza kureba birasa. Ibyambayeho byose warabibonye. Rero ngomba kugenda kugira mbashe kujya kubonana n'uwo mugabo. Cyane ko ari nawe wamfasha kubona uwo mwana wa Domina byibura tukamenya icyo gukorera Domina. Birumvikana. Nta kundi icyangombwa nuko nyine uzajya ubaha. Ikindi nawe ujye ukomeza usenga. Erega ngiye kubaha nta kintu byagufasha. Ariko Imana ihari. Imana ibera hose icyarimwe. Imana iratwumva, Imana iraturwanirira. Imana ihari rero nta kintu na kimwe waba. Shaka reka ngwize ukuri. Nanjye maze gusobanukirwa ko ubuzima n'ubufite Imana. Kandi ndasenga pe. Nabirasubwe akunda gusenga. Nawe rero ujye usenga cyane. Kuko niyo yonyine izajya iturengera. We none nta nubwo mwamwifurije ko asara we mwashaka ko anapfa kanavaho.
mumushinyagurira none mundebere zira zose n'ingaruka z'iki nisi birasa niwabonaga ibintu yagiye dukorera ubu birasa no gufata ibikapu byacu akabijugunya hanze nkaho neza dushize mu kimoteri turi ibishingwe ibikapu abijugunya mukagenda mugashaka ahandi ho kuba bibatwaye iki nuko sekra nyine ngiye numvaga nyine byibura hazamo nimuwe no kutubabarira nyine siko natwe turi abantu koko umwebwe muramutazigiriye mwene wanyu mwebwe Imana ikazibagirira ibigira ngo ibacishe akanyafu namwe muboneke ibyo mukora atari ibyo Sekra butse nshaka abantu bamwirukaho bamufate mbishyure nje bashaka nge nditahiye rwose wamfashije se byibura ubwo noneho tuvuye atarimo kwihuta cyane tukagerageza tukareba ataragiriye pfuka uziko ashaka kumanuka ireba pfa kagwayo cyangwa ibisimba bikamura ntabwo tumufata n'ukuri busi umuntu wirukanka nkisha koko ndebera ahantu hose ariko atuvanye rati genda mwiruka ari namwe mubikora nibyo mukora byose singiye kuzira ngiye ibyo ntazi Sekra ubu nsabye imbabazi birasa byibura mu wanjye yakira birasa cyiza cye ntago we ajya rwose ntago ari nka bya bini ngo gira so yiturwa indi we ntago akwituye ikibi wamugiriye ntuzamutinye uzamwegere musaba imbabazi ariko kuko kumva warahindutse byarakuvuye ku mutima ibibi nabwerega mfite ikibazo ubuse birasa nasabye imbabazi inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu ubuse none azanyica ndabona none umwari none banyicira rimwe n'ukuri nsubiye birasaba dore none agiye kurira ibiti biramwica tugende n'ukuri tujye sugu buri kumara icyaho ngaho umuntu aba yagusize mu nzu ubugeza ahangaho uti ubugira ngo abahisi n'abagenzi bose batambuke bakurebe bakugirire impuhwe shaka kuzakoza abantu isoni wowe shaka kuzakoza abantu isoni wajya uguma mu nzu ubundi ugeze aho ute nibyo nkubaza wambara ukandika ko hari ikintu ngutwaye ko nyine ugeze aho ute nese uko utsotse nkaza hicara ngari ikintu ngutwaye ko kugira ngo bakubone kugira ngo abatambuka ahangaha bose abagiye ku isoko bakubone ubundi se bibatwaye mwahamye hamwe isi kabota ubugome bwanyu ko buzagera ngo bukamenyekana kandi reka mubwire ati ndakugira inama yo kwitandukanya ibyo ndabikubwiye kandi nkugiriye inama kamera y'Imana irabareba kandi izabatabaza kamera y'Imana ireshya ite urayizi wowe Imana urayizi Imana urayizi birasa ndi kubaza wowe Imana urayizi uza aho urusengero ruba maze iyo bamaze kugera mu bibazo nibwo bibuka ko Imana ibaho ahubwo wowe hama hamwe nawe isi kote nk'uko wari ugiye kudushyira hanze hama hamwe rubanda bakubone utuma aho ngaho urusazi rukuzure maze turebe nta kibazo nibe nanjye ndi mu bibazo nta kibazo ndasenga Imana izanyumva ndabizi neza ariko wowe
nta nubwo izakumva na gato. se ugiye kwitegereza ari njye ari nawe Imana yumva ninde? Mabu karama mabu uraho meze neza meze neza. yewe Matibo karama Gakire yagiye njye rero mbitekereje ntekereza inkoni zose wajya kunkubita ndavuga ati ariko buriya yajyaga nyigisha ubwenge noneho mfata amafaranga nyine bampembye ejo bundi Gakire ni wampembye arambwira ati yafate nyine nawe ugiye ikintu wimarira ati ntabwo nayakoresha nyine no muri Gakire yaguhembye nta kintu mwakoze. ariko mabu ngiye birambabaza utangiye kuvuga ngo ntacyo mwako None se reka nkubaze. karame ese mabuja ukwezi kwanjye ntikurangiye Nyine reka nkubaze. Kabiri kangahe Gakire aguhembye? nuko nyine nambwiye ngo mabuja wawe naramufunze reka nyaguhe sibyo ko yamaye nayo ku yawe Reka imbeba zidagadura ipusi irafunze. ariko mana mabu nuko mana ngiye muri izo mbeba ntabwo ndimo mabu None se- erega havamo ibintu Ndakubwiye byiza gusokoresha gute? Eh? Uri kugira wereke Gakire. ariko mana njye sinzi impamvu mumbonamo nk'umuntu ukunda Gakire ubuze kuba nagiye navuze ngo reka njye muri salo nanjye nse neza nk'abandi bana reba ukuntu ura daforoza asa Ushaka gusa nka Dafuroza. Dafuroza noneho uyoboye ko aryamana na shebuja. Ubwo nawe nicyo ushaka. Ibyo tubyihorere. Ushaka muzaryamana uriya si umugabo ndi kuririra. Aho wumva icyo nshaka. Nshaka ko ukora ibishoboka byose. Sondi icyo ni igiki ufite mu mutwe. nyine ni fanta nakuguriye Umutima ukuye hera. ngerega narakubwiye ngo uranjye ni umuntu yanyica nkazuka njye nagaruka nkamufasha ntabwo mvuze ko wanyishe oya ndavuze ngo niyo waranderaga buriya kumwita no kondera Kurera nyine. Warera icyana kitumva ntugikosora. ariko ubu numvishe nyine nakuzaniye fanta mabu inzara iraryana ndabizi kandi Gakire yagiye yanavuga ngo n'amazi ntituyaguye Imana ibaho umugisha no kuba wabitekereza. urakoze kunyifuriza umugisha uretse gato Nose ujye kwivugiraho amagambo. oya ngiye se mfite amagambo menshi rero kugira ngo nyine nari gufunga buriya mabuja Ndifungurira ntufungurire wowe urangene. Uri kutujugunya hanze hariya n'ibikapu wagira ngo ni ibishingwe ujyanye induba urabyibuka iyo iza kuba rero Imana ikuzi we birasa ntabwo twari kuba tubanye muri iyi nzu gutya iza kuba Imana ikuzi wakaba ugendera ku maguru abiri ariko ibi ni ibihano byo gusuzugura ababyeyi byo kumfata nkaho ntari mushiki wawe hama hamwe rero wumve hama hamwe isi kwikaragira yo gufungiraho amaferi. ese ubundi ni iki kintu nabakoreye gituma mushaka kunkura ubugome bungana gutya? ni iki nabakoreye ko Birasa uzi ikosa ryawe ndikubwire urashaka kurimenya wazize kuba waravutse ikindi cya kabiri wazize kuba warinjiye muri uyu muryango iyo wigumira mu muhanda byari kugutwara iki ariko ibyo byose urabyirengagiza urabyibagirwa wibagirwa ineza data yakugiriye wibagirwa ineza mama yakugiriye akonsa agukikira ku bibero bye nk'umwana yabyaye utujugunya hanze birasa burya ngewe buriya umutima wanjye wahise uba uramutse urebye umutima wanjye ukuntu uzi ntugise umutuku umenya n'amaraso agendamo ari umukara atari umutuku yaba wari ubizi narakwanze handi nkureba nkumva nanakunika narakwanze handi numva naguterura nkakurenza iki gipangu ku buryo ntazongera no kubona mu maso yanjye. ako se ubu kuba narabasuye igipangu kubera ubugome mwawe murimo munkora ibyo nibyo waha agaciro kuruta ibyiza byose nabakoreye koko ibyo nibyo byonyine wahaye agaciro wirengagiza uburyo nakumvaga wirengagiza minerivare zose natanze wirengagiza ibintu byose nagukorera uranga wumvira nyoko ubizi neza ko nagukundaga nakubahaga
mbese buriya birasa ari njyewe na mama ari n'iriya ngirwa ngo ni umugore wawe uwo wagakwiye kumvira neza. Mama yarakonkeje birasa kugira ngo ureshye gutyo n'imbaraga za mama, kugira ngo ubungana gutyo uba ufite indi kuremereye kuruta n'imvune za data na mama, ariko wabirenze uzana umugore wo kuturnya ku mutwe, uzana umugore wo kubwira mama ngo najya gukupakupa jaride yarakureze. Urimo urabyumva? None ngo wadukore, ese ubwo urumva ukeneye kumenya ibyo wakoze wowe uko bingana, uko bireshya n'uburemere bifite? Babarira ahubwo ujyanye unavuga. Ceceka we, ceceka. Rekeraho. Dati usigaye ushaka no kunshekesha ko. Rekeraho. Ibyo wavuze birahagije, ibyo wadukoreye birahagije, hamwe tukwishyure. Ahubwo no kuba wicaye ahangaha ndumva biri kundya. Ako se Dati ni igiki umwara atakoze koko? Ni icyo atakoze kugira ngo abubahe abahesha agaciro mwe mukamusuzugura? Erega Dati ningwe ntiyarize gufata ku gakamera byigishijwe. Rero ibintu byose akora ni ukubera ubugome bwayo. Kandi ikindi umwara aramuka agize ikibazo na kimwe muzahura n'akaga gakomeye. Sibura cyamutekereje. Umwari buriya aracyari mu mutwe wawe no mu mutima wawe. Azibeshya agire n'ikintu abaza, nubwo uzahita ubibona. Ubusa wari uzi ibyo ari kurya, uza wari uko hameze, uzi niba aryama, ariko umwari yaguhaye ibiki? Nimushake nimuzamugaburire. Nagira icyaba se uzakora iki? Uko yamaze iminsi 40 mu butayu atarya atanywa. None uriya ni mushiki wa Yesu. Nawe azabyihanganira. Birasa reka turebe byibura namara icyumweru iminsi 7 gusa, adashyize amazi ku munwa, adashyize ifurusheti ku munwa, turebe uko azaba ameze. Sibyo se? Reka tugerageze ariko ibya Yesu turebe ko nawe yabibasha. Sibyo? Reka nkwisabira akantu kamwe. Uburundi kumva kuri kumva cyane. Byibura mfasha unize telefone mamagare. Byibura hagira byibura nanabone n'umuntu wita kuri uku kuguru kwa. Shaka telefone. Biri serious urashaka telefone? Cyane. Akira. Haguruka uyifate. Nonse ntuvuye mu nzu ukagira haguruka ufate telefone. Akira birasa. Ngaho mva imbere nta kibazo. Fata telefone ariko. Akira. Akira. Yicarira aho ngaho niho hagukwiye. Sana nifungure ndo umuntu mukuru. Se uracyayishaka? Uracyayishaka nyiguye? Oya. Akoreka tuanze tuvuga. Uretse mbaca mufasha. Ntabwo yajya mwaho. N'ubundi wagize umutima mwiza umurira fanta. Kamusaba ikindi kintu kimwe uri bunkorere. Ndashaka ko ugerageza ibishoboka byose. Ukankuramo ahangaha. Agukuramo njyewe? Ukankuramo muri iki cyumba bamfungiranyemo. Kandi nukinkuramo nzaguhemba. Uzamemba. Nusa ufite subiza cya gihe reka nkwibutse cya gihe nakwirukanye gakira akavuga ngo gusaba imbabazi. Iyo mbishaka harwo sinari kubyanga. None hano mabuje ari gusaba umukozi w'imbabazi yabyakaza. None se ufite igihunga cyinshi byagenze bite se? Nagira ufite ibibazo. Urusi nabi ugukeraho. Matibo uhara buhoro. Bituma mvuga nawe ko kumwuka nsigaranye n'umuco. Iminsi maze amahanga ntaryo urayizi. Nusema mu banyu wabaye kinini uri kurota gutorosa iki? Matibo wagerageje ukankura ahangaha. Wenda ibyo narusuka byihorera ku bimera. Use wabimbwiye gake yabyibuze ko nagufasha. Ndashaka kumukura. Ukiyaranje ukicura urugi gakira atarazi. Nagufasha ariko si ikibazo mana. Rusunzuzi nzo nshaka kumenya. Aho gake. Iyo nashonje nagamo byinshi kugira ngo atahita. Nizo nzuzi warose nizi kizatumye uva ngo tukwica. Ko niso utajya gumbira ngo wicira urugi. Nyine. Naroteye umwana wanjye nabi.
Birasa yabaye iki? narose birasa ari mu buzima bugoye, nabayeho nabi, mbona ari ahantu wagira ngo arigunze wenyine. Mana we sha birababaje. Hore Mumubajemo ibisebe. ibisirwa inzara. Ma cyakoze gakiye ni umugome pe. Siko nanjye yanyica. Hakundi wakigendera nkabasiga hano mwenyine mukicara muri babiri Ubu mwenyine. ariko uragenda ujya. Wende kukwinginga ngo mfungurire aha ngaha. Ikibazo se kuka n'inzara. Ubu birajyanye we. Ibyo rose byanyuramo muzanira karayisi. Wowe icyo ndi kugusaba babarira wowe n'abahemu basi mufatanye mfungurire aha ngaha. Bahe! Mamagaye bani nase. Bahe nase ko ari umugome bahe narakwanga. Nose ko nkubwiye ngo mufatanye mu icurugi gakira atarazi ndakubwiye ngo hamagare basi. Ninaze dufatanye iyo nitwe turwica none sibuye se bicisha urugi. Karame. Kumara icyo ngaho ubundi. Narinje kureba mabuja. Mureba mwiki? Muzaniye fanta. Databuja akubwiye ngo iki? Yaramwe ngo sinzamwegere, singagenda namugura n'ikintu na kimwe nzanagiye kimwe nzamugurira cyangwa ngo muhe. Sibe bite kintu uvuze. Yarambwiye ngo sinzamugurire, sinzagenda n'ikintu kimwe muha, sinzamuhe n'ibiryo. Nundi munsi ndagusaba kutazongera kogerera idirishya. Ndikumva. Akuzi ko nasa nugira. Ziki. Ngo nta nubwo bugira. Mabuja wawe arafungiranye. Uriyo nari muzaniye urabimwatse. Ibaza nasohoka rero. Arankunze. Nazo arakwanze. Se bahena. Uribukana uri kuvugira amagambo ko ari mu rugo rwanjye. Nawe urafunze. Kirenze kuri icyo ni wanankura uzafungurwa uko databuja bigizemo uruhare. Nawe ntuzongera kumugaburira ndi hano. Je? Nta kindi kubwiye kandi. Hey! Ntabwo ndikwemera ko ari bahena uri kuvuga. Ibyo bintu uri kubyivuga wihenura. Niye. Ntabwo wibeshye. Unyweye iki se? Wariye? Hariya nakugaburira. Bahena wareka nkakubwira ikintu kimwe. Umva mabuja. Nshaka kukubwira ikintu kimwe. Ndakumva. Ati uzi n'ikindi? Ndakumva mama. Ibintu bya birasa byo gukururuka buri gitondo tugasanga yicaye hariya ku muryango. Ashobora kuzaduteza ibibazo. Ikigiye gukurikiraho rero ni ukumufata tukazajya tumukingirana mu cyumba akagumamo. Mama. Hanyuma hageze kubona hano hantu hasa abantu benshi. Hagize uza akamusanga ameze kuri akururuka hasi. Byagenda gute? N'ukuntu wamuvuna. Mama. Nta muntu usanzwe ujya winjira, nta muntu ubonetse wose ujya winjira hano mama. Yagumye hariya hanze se izuba rikamwicira hanze inyota ikamukubita. Bitwaye iki agakomeza akikuruza. Oya ntabwo ushaka azanteza ikibazo. Ntabwo ushaka ko azanteza ikibazo ejo hataza cyangwa akabona umuntu aciye hariya kikaba kivugije induru kirasamye. Ugasanga abantu baje hano biti bireba. Ureze uko umureba n'uburyo twagiye tumwima n'ibiryo urabona afite umwuka wo guhamagara abantu. Ndashaka ko tumukingirana mu cyumba inzara ikamwiciramo inyota ikamwiciramo akava ku izima iriya mitungo akayisimira agasinya ko bimuvuyeho bisubiye mu maboko y'umugore wa Mubirigi n'umwana we Latifa. Niko bizagenda nitutamuhana. Ahangaha ashaka kugira gutyo umuntu agacara akamuha nk'akana akamusaba amazi akayamuha. Ariko mu cyumba ntihazajye n'umuntu umenya ko arimo. Inzara nimukubita iminsi 3 azadusinyira kandi uzaba bireba. Mama njye numvaga n'ubundi bihano twamuhaye bihagije. Umuntu w'umugabo se w'ubwanwa na biriya biro uzi ukuntu yikurura ukabona ntari kuva wari. Hanyuma ubwo iyo mitungo se twayibona gute? Ese ubapfuye adasinya twamuzungura gute kuzi ko nta n'icyo dupfana nabo? Ahubwo wenda twashaka uburyo tumukanga mu bundi buryo ariko tutamukingiranye mu cyumba ko ashobora no gusonzerega agahwera. Ariko hariya tugumya tumureba tukareba ko inzara yenda kumwica tukamuha. Uzazana ibiryo ku isahani ubona ashonje. Uzana amazi mu kirahure ubona afite inyota. Mubwite ibi biryo n'ibyawe n'aya mazi n'ayawe ariko urabimara ukumajije udusinya. Karara iki ko gahunda zose muzajya mukora muzamumbwira kandi izo gahunda muri mizodere muri mushe zifite amafaranga menshi mugomba rero kunishyura murabizi ko mbabikiye amabanga menshi. Mbabwire mwana n'ubundi byacu byose urabizi sibyo? Ibi ngibi wowe wibyegereza umutima cyane ngo wumve ngo bakuriye.
ikintu nawe ugomba kujya ubwira Birasa ni ukumubwira ko azarya azanywa ariko asinya ku mpapuro z'imitungo ya Mubirigi akayisubiza umuryango we. Ibyo nubijyamo akabikwemerera ntugire ikibazo rwose. Amafaranga arahari yewe nureba kwinjira muri gahunda zawe wowe dufashe kubimwumvisha wowe bidufasha ariko wowe birasajya kumva tuzakwima birasara kumva birasushaka kugenda ukamubwira ko twanze kwarya ko ibiryo nawe ubwawe utabibona ukavuga ko yavuze ko ngewe kakuze navuze ko azarya ari uko yasinye. Mugore rero usinya rwose utazicwa n'inzara urabizi ntabwo mu buzima uracyari muto uzashaka ibindi kandi rega njye numva bavuga ngo nuwemera kubisinyira hari ibyo bazaguha ubimwumvishe. Harimo n'ibica muri se amafaranga hano n'inda ku mutindi ibyo vuba ari ibintu byoroshye rwose. Gendera ubikora izo dire zikiri nawe ariko ubwo uretse kumugaburira nyine abanza sonze nzaramuka mbonye umugaburira. Ese ubundi niwe mukingurira buri gihe buri munsi ajya kwikurura abikurura wagakurura ugiye gutya ntakingura gutya ugisuzuguru kireka kimere nk'igisi gikururuke nk'ingona kijye kiguma mu nzu gusa hariya ntazongera no kuhasubira. Umwanzuro wafashwe ni kumukingirana mu cyumba hariya arara inzara ikamwica umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ku munsi wa kane azemera sinye kandi uzabibona. Ubundi buriya kiratsimbara ku mitungo uriya ko atari n'ikinyenda atazi niyo yakomotse ubundi aratsimbara ku mitungo y'abana banjye muri uyu rwego. Bisundi ko atari ibyo arabishaka wiki umuntu arwanira ibintu bitari Birasa niyanga gusa apfe tubizungure kandi nta muntu uzanga ko tubizungura kubera ko ntawe uyobeye ko ndi umugore wa Mubirigi ntawe uyobeye kuri umwana we namara gupfa byose bizagaruka mu maboko yacu nabikore ku neza cyangwa batamwishe wazasinya ari muzima sazabyanga uskuru kivuga ngo ntageze yashinze buri munsi ndabikibwira cyarananiye uzamwica azasinya ndabizi nuko aba yariye njyewe igihano nafashe ni ukumwicisha inzara nzaramuka amenye ko wamuhaye n'amazi yo kunywa karara diru yacu uzaba uyivuye ikindi bizakugiraho ingaruka Latifa ndamwizeye ntacyo yabikora. Njyewe rwose urabizi ko ndi kumwe nawe 110. Akuzi ko umpfuye imitungo yose ntayivanye mu maboko ya kiriya kigoryi ngo nyigushyire mu maboko byabirangiye. Ahubwo nagire vuba habe wihererekanya vubasha n'amakonti yose amafaranga yose agiye kuri konti yacu mama. Bikirangira ubikuza amafaranga yose uyashyira kuri konti yawe. Wenda kwizeye nta kibazo ntiwanje. Ako nkeneye n'amafaranga ndashaka ko mukimfasha kigasinya ku ngufu kuri sheke. Yarayisinyira reka tumuhe nk'iminsi 2 atarya. Naho bakanje kureba haherereye. N'amazi ntituyamuhe. Cyangwa ugiye kumugaburira. Ntabyo namuha. Kara n'umugabo n'umwibiri biryo. Sawa rero. Ubwo nawe uraba wumva ibyo buriya Birasa roho mutagatifu yamubonekeye kamureka kansinya. Nakomeza kubyanga ko azabura ubuzima. Tabizi se ko yajyaho nta mutima namagira arasenga ari kumenya n'amasengesho yatamugira inama ubu Imana ye yagiye mugira ariko byose ni Mubirigi wacyoroye ni Mubirigi ubundi yajya kumwandikisha ara mutungo ari yaramubyaye se ko yarazi ko ubu se umwana w'umukobwa niba musaza we yarishuye mu biyobyabwenge umwana w'umukobwa ntabwo yacunga umutungo nta bakobwa se batiza ujye ubona abakobwa ngo nta jambo bagira mureke ntabyo azari ariko nawe ntiyarazi ko yadukorera ibingibi ubu se papa yarazi ko yatugaraguza agati gutya ntabyo umwana wundi n'umwana wundi none se nyine ko yabanje kutwoshyushya akadufata neza akagira gute ntabwo aje wundi yafashe ibikapu byacu akatwirukana yarayobeye se ko turaba umuryango wa Mubirigi nawe isiraje mwikaragire nasonza akabira amaze kwayura hano hamaze gusaduka nagasaduka iminwe ikaba umweru nkwayikenye ndabizi azasinya kandi nakomeze kwanga gusinya azabareba bashaka bazamazi nzongera kumuha Birasa ntayo nibafunga Birasa yapfuye uzabusikana umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze